Katekatekaho impaka z'empira kugamba kugira ngo tuziseho amashomero menshi gijaga competing mu competition ejo bamanye cyambo gesheri na n'cyekora na n'amashomage gukora kandi hatu turebe tubikozire imyaka 3 umuntu wa kashete buri mwaka sesha umwaka ubu banze ngo amashomero 20 muri region age bona bizire bazaha bamare wiki yona bakutera umpira kandi cyo n'ikintu kimwe cy'itwintwe nangwa amashomero dije bamanye ari Cyambogo at least watu tukoba mu quarter finals or semi finals team wezo bazuwe emijozi ja zambalenga emijozi jabo ngajiri branded Cyambogo kitegeza cyo mutu n'abatali wano n'abatambogo walala tournament irasigarira advertising kuba yemeni issue yabo baza national haro points ziba kubongera bambaza mu universities muri Cyambogo kitanakireho ubu n'umuntu wa 3 kandi turang kiyamba amashomero kongera kuzenta talanta zabo kandi twenka sports officers tuntsima Cyambogo university abukuri temizano keji umuntu mogwitu okuzenta talanta zabana twaji defeating with 2 goals and the third team in groups na twaji defeating with 4 goals so we happen to remove to the Jerome groups to the first then tulizomu nankeje mu semi-finals twakwata nankeje Mary Mother twagitera 4 goals. We rewarded and awarded. We thank God for that.